none se ntujana kukoza gusa cyangwa hari n'ibindi ndumva nifitiye n'ubwoba nuko gusa nyine sinzi ariko nyine nagera utangiye kumenya ubwenge se Kado wabonye se ni igisore cyiza mama wenshi bogari nigute nakoga y'amazi kandi mu mugongo hagera kaze mbire Kadoga yansirinde kandi nayo amazi Kadoga yayanzaniye muri ndo se akazi kose nakarangije ndetse nimba hari akandi ushaka kumpaho akazi se nimba wakarangije ubusobuja arahari waje ukajya kunsirita mu mugongo ushaka ibyo ngibyo mu bintu byanzanye koko nzi ko nabikora bose adahari koko uzi ko nawe ukongeza nzakongeza nzakubwira shobuja akongeza koko se mabuja ntabyashoboye ubizi se hari icyananira nzaguhesha umushahara upfa kunkorera ibyo nagusabye none se ntujana kukoza gusa cyangwa hari n'ibindi ndumva nifitiye n'ubwoba nuko gusa nyine sinzi ariko nyine nagerageza utangiye kumenya ubwenge se Kado wabonye se ni igisore cyiza mama wenshi bogari ntacyo mabuja tugende njye kugutsirita nta kibazo ibabo wimbabuja njye nifite ubwoba nukuri sinzi uko bino bintu nabishobora uko ni kumva mfite ubwo bose aje hano kuko bakasanga ndi kumwe nawe kuko mabuja mbabarira umunsi kandi ufite ubwoba bw'iki mabuja wambabariye kuko tuza wanyu Kadoga umura nta kibazo ariko ujye umurira akazi kose none se mabuja gukuyemo kuko ubu bose kuko sanze turi mu rushanwa turahita nimukana akahita mubona ahangaha kuko nifitiye n'ubwoba n'ukuri nimubwiye ko tugiye koga se Kado ntakoza nawe uhari uzakongeza umushahara ariko ujye umurira akazi ni wowe mugabo nsigaranye Kado ugomba no kunyitaho erega igihe shobuja adahari byishobora rwose mbabarira njye numva nifitiye n'ubwoba
Shaka dora kuntu ndebe ubusa. Mbese ndaza kukwirukana.